turabasuhuje tubifuriza amahoro y'Imana kandi tunabiseguraho kubera igihe cyari gishize tutabasusurutsa cyangwa ngo tubahugure. Uyu munsi rero ngarukanye ingoga nanababwira ko nari mbakumbuye kubw'igihango mfitanye namwe mwamaze gukanda subscribe mukinjira mu muryango mugari wacu, muri ingenzi cyane. Uyu munsi tugiye kubagezaho ibintu 11 wakora bikagufasha kujya uhita usinzira igihe umaze kuryama. Ese ubundi wowe usinzira amasaha angahe ku munsi? Ese buri munsi usinzira amasaha angana? Ubundi se wumva? Reka dutangire. Nge ugiye kubibagezaho ndi Jean Claude Mbarushimana, ibyo ntarabona nabisanzaho ntaragera. Ntukihatire gusinzira. Akenshi iyo ngira abantu inama y'ukuntu bakwiye kwitwara kugira ngo basinzire vuba igihe bageze mu busaswa, batungurwa no kubabwira ko batagomba kugerageza gusinzira igihe bamaze kuryama. Niba ushaka gusinzira vuba ukimara kuryama, komeza ubumbura amaso yawe bihagije maze utangire kubwira ubwonko bwawe uti ntabwo ndi businzire. Mu gihe ukomeza kubeshya ubwonko kutaza gusinzira, ntuzamenye igihe wasinziriye. Tuza. Kugira ngo ubashe gusinzira ukimara kuryama, ukeneye kwishyira mu mutuzo ukumva ko nta mbogamizi ufite. Ukagerageza kurambura amaguru, amaboko, amano n'umutwe. Iyo umaze kwigorora neza no kwishyira mu mutuzo, umubiri uhita witegura gusinzira. Kora urutonde rw'ibintu udashaka kwibagirwa. Akenshi umuntu ajya kuryama nijoro hari ibyo yiriwe akora ku manywa. Mu gihe rero ugiye kuryama, kora umwitozo wo gukora urutonde rw'ibintu udashaka kwibagirwa. Tekereza urupapuro maze utangire gusa n'uwandika ibihe wanyuzemo udashaka kwibagirwa. Niba mu rugo hafite n'imbwa, watangira kwiyibutsa ibyo kurya imbwa yawe ikunda cyane. Mu gihe ubwonko bwawe buhugiye muri utu tuntu umuntu yakwita ko ari duto cyane, ntuzamenye igihe wasinziriye. Kora umwitozo wo guhumeka. Ukimara kuryama, tekereza ko hari igipirizo ufite maze utangire kugihagamo umwuka buhoro buhoro. Ushobora kumva bitangaje uburyo wagira mu buriri ugatangira gutekereza ko hari igipirizo ufite, ugatangira kugihaga kandi yari umwitozo wo guhumeka. Uyu mwitozo rero ugufasha gusinzira vuba mu buryo butakugoye. Ntubyite iby'abana. Gukora yoga mbere yo kuryama. Mbere yo kuryama, kora yoga yoroheje. Wicare cyangwa uhagarare neza, utangire kubara. Bara ugeze kuri 4, wongere ugeze kuri 7, ubundi ubare ugeze ku 8. Ubikore inshuro nkeya maze ubone kuryama, bizagufasha guhita usinzira vuba. Irinde guhora ureba ku isaha. Mbere yo kuryama, si byiza guhora ureba ku isaha ngo umenye niba isaha yo kuryama yageze. Iyo uhora ureba ku isaha, bituma ubwonko burambirwa. Gerageza ujye utegura gahunda zawe neza ku buryo umenya igihe uryamira utabanje guta umutwe ngo isaha igeze vuba cyangwa itinze kugera. Igihe bwije rero, ni byiza kubika isaha yawe ubundi ukinjira mu cyumba cyawe ntacyo wishisha. Si byiza guhora ureba ku isaha rero, kubera ko iyo wowe ufite akamenyero ko kuryama no kubyuka mu gihe runaka, umubiri wawe uramenyera ukamenya ko igihe cyo kuryama kigeze kandi n'icyo kubyuka cyagera ukabimenya. Si byiza rero kujya ubyutswa n'isaha cyangwa se ngo ujye kuryama ari uko umaze kureba ku isaha. Gerageza ubyishyiremo bijye muri gahunda zawe, umutwe wawe uzabimenyera. Irinde gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga nka smartphone, televiziyo, computer n'ibindi bikora nkabyo uri hafi yo kuryama. Urumuri ruba muri za smartphone, televiziyo, computer n'ibindi bikoresho bikora nkazo rushuka ubwonko rukabubeshya ko ari ku manywa, bityo rugatuma ubwonko budakenera kuruhuka vuba kuko buba bwayobye. Ni byiza rero ko ibyo bikoresho ubibika hakiri kare, byibuze amasaha 2 mbere yuko ujya kuryama. Bimwe abantu benshi bakunda byo kugira ku buriri ugifite smartphone yawe mu ntoki, wandikira abantu ku mbuga nkoranyambaga, bibangamira gusinzira kwawe. Niba rero ushaka gusinzira vuba ukigera mu buriri,
gerageza telefone yawe, computer, tablet cyangwa televiziyo ubijye kure nibura amasaha 2 mbere yo kujya kuryama. Koga mu maso n'amazi akonje. Koga mu maso n'amazi akonje mbere yo kuryama ni byiza cyane kuko bigabanya inshuro umutima utera mu munota, bikanagabanya umuvuduko w'amaraso. Ibi rero bituma imikaya ikora neza, bigatuma umubiri wifuza kuruhuka, bityo ugasinzira vuba mu gihe umaze kuryama, ntumare igihe kinini mu buriri udasinziriye. Koga umubiri wose n'amazi ashyushye. Koga umubiri wose n'amazi ashyushye mbere yo kuryama nibura ugategereza isaha n'igice, bifasha umubiri kumererwa neza, bikaba byanakorohereza umuntu guhita abona ibitotsi igihe ageze mu buriri. Gutegura icyumba bihagije ku buryo nacyo cyagufasha gusinzira. Ese icyumba uraramo gikoreshwa mu buryo bugenewe kurarwamo? Mbere yo kuryama banza urebe niba urumuri ruri mu cyumba rutabangamye, zimya telefone, genzura ubushyuhe nibura buba ari nka °C 20. Matela yawe ikwiye kuba itarengeje imyaka 8 biguze. Gerageza kuryama neza kugira ngo utabyuka wavunitse. Mu gihe uryamye, kura ku buryo umwuka utaza kubura huca ngo kugereho, mbese irinde kurara wipfukiranye, nabyo bizagufasha gusinzira vuba igihe ugeze mu buriri. Irinde kurya ukererewe. Gerageza ujye ufata amafunguro ya nimugoroba hakiri kare kugira ngo utaza kuyafata ugahita uryama kandi bibangamira igogora. Icyiza ni ukugira igihe gihoraho uryamiraho n'igihe ubyukiraho kugira ngo n'izindi gahunda zawe zose zigendere kuri icyo gihe. Nta mpamvu yo kuvuga ngo uyu munsi ufite akazi kenshi ntabwo uri buryame ku isaha uryamiraho. Gerageza amasaha yawe yo ku manywa uyakoreshe neza ku buryo bitabangamira isaha uryamiraho n'isaha ubyukiraho, bizagufasha kugihita usinzira mu gihe umaze kuryama. Niba uryama saa 5 z'ijoro ukabyuka saa 1 za mu gitondo, gerageza ubikore buri munsi, yewe no mu mpera z'icyumweru igihe utakoze, kugira ngo umubiri wawe uhore muri uwo murongo. Nkuko twabivuze haruguru kandi, kugira ngo uryamire ku isaha uryamiraho si ngombwa guhora ureba ku isaha ngo urebe ko iyo saha yageze. Gerageza ubishyire muri gahunda zawe ku buryo mu bwonko bwawe iyo saha ijyamo n'igihe cyo kubyuka bikabuko. Reka tugaruke duhere ku cyambere tubibutsa kimwe ku kindi kugira ngo bikomeze kubafasha. Twababwiye ko ikintu cyambere ugomba gukora ukigera mu buriri kugira ngo uhite usinzira, utaza kumara umwanya munini mu buriri wabuze ibitotsi, ari uko udakwiye kwihatira gusinzira. Icya kabiri twababwiye ni ugutuza. Icya gatatu ni ugukora urutonde rw'ibintu udashaka kwibagirwa. Icya kane, gukora umwitozo wo guhumeka. Icya gatanu, gukora yoga mbere yo kuryama. Icya gatandatu, kwirinda guhora ureba ku isaha. Icya karindwi, kwirinda gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga nka smartphone, televiziyo, computer n'ibindi bikora nkabyo uri hafi yo kuryama. Icya munani, koga mu maso n'amazi akonje. Icya cyenda, koga umubiri wose n'amazi ashyushye. Icya cumi, gutegura icyumba bihagije ku buryo nacyo cyagufasha gusinzira. Icya 11 ari nacyo cya nyuma, ariko kikaba atari icya nyuma mu gaciro, kwirinda kurya ukererewe. Mwakoze cyane. Ahangaha niho dusubikiye ikiganiro cy'uyu munsi, tubamenyesha ko tuzatubagezaho ibiganiro nk'ibi ngibi bibahugura bikabigisha buri munsi kugira ngo dukomezanye urugendo tugira ubuzima bwiza. Nge mwari kumwe Jean Claude Mbarushimana. Ibyo ntarabona nabisanze aho ntaragera.